여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, ndashimira Uwiteka Imana cyane. Hari ibintu bihambaye by'ibitangaza Imana ikorera mu buzima bwacu. Ndamutse mbivuzeho sinabirangiza. N'uyu munsi tugiye komeza tuganira kuri Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 9 guhera ku murongo wa mbere. Yohana igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, yatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanye bati uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni jye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatubye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Dusomye kugeza ku murongo wa 12. Iyo dusomye Bibiliya dusanga Bibiliya ari ijambo ry'Imana rihebuje. Ibi njya nkunda kubivuga kenshi. Nasomye ibitabo byinshi cyane bizwi bibara inkuru. Ubwo nasomaga ibyo bitabo numvaga koko bishimishije cyane. Nabisomaga ijoro ryose. Ariko ibitabo bimwe na bimwe bisomye nk'inshuro 2 cyangwa se 3. Sinigeze nsoma igitabo mbara nkuru cyiza cyane ndengeje inshuro 3. Ariko nubwo Bibiliya yo idashishikajwe cyane n'ibyo bitabo mbara nkuru, tekereza ko igitabo cya Yohana cyonyine nagisomye inshuro zirenga 100. Ni nkaho iki gitabo cyose nagifashe mu mutwe. Ubwo ko nagiye kugisoma mba numva gihindutse gishya mu maso yanjye. Ubwo nasomaga Yohana igice cya 9 cyo naje gutekereza nuko harimo inkuru ivuga ukuntu wavutse ari impumyi yahuye na Yesu. Inkuru ye yasaga neza nk'iyanjye. Inkuru ye rero iba irimo gushushanya njyewe. Nahuye na Yesu mu 1962. Umwaka umwe nzaba nizihiza isabukuru y'imyaka 60 nakira agakiza. Tariki 7 z'ukwezi kwa 10 nicyo gihe nahuye na Yesu. Ubuzima nari narabayeho kera bwabaga bumeze nk'ubw'uyu muntu wavutse ari impumyi. Sinashoboraga kubona ikintu habe na kimwe mu maso yanjye. Nabagaho nihebye. Nta kintu na kimwe nashoboraga kubona imbere y'amaso yanjye. Nuko mu 1962 mpura na Yesu. Guhora icyo gihe ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka. Ntago bivuze ko nakoze cyane kurenza abandi. Birumvikana ko nasomaga Bibiliya nkanasenga. Ariko ubuzima bwanjye bwabaye butandukanye n'ubwa kera. Data niwe wanje kumenya iryo tandukaniro mbere y'abandi. Yuko nahindutse. Naje kugera mu ishuri rya misiyoneri. Nubwo byari ibihe bigoye ariko yaranshyigikiye cyane. Mu gihe wabonaga ko ubuzima bushya bukomeje kubaho muri jye. Mbere yaho nari umuntu utagira ibyiringiro, byasaga nkaho ntafite ejo hazaza heza. Ariko ubwo Yesu azaga mu mutima wanjye yayoboye ubuzima bwanjye. Nkuko uyu muntu utarabonaga yahoraga asabiriza ubuzima bwe bwose, ntiyarazi ibyabayeho, ariko yagiye kwibona arimo kugenda agana ahantu runaka. Mbere yaho yahoraga ajya mu muhanda asabiriza amafaranga, ariko mu buryo butangaje yari abayeho ubuzima bwe bwose kugeza ubu ngo agendeye ku bushake bwe bwite. Ariko dushobora kubona uburyo ijambo rya Yesu ryamuyoboye ku kidendezi cy'i Silowamu. Ikintu gihebuje no kubwo yagarutse areba, yagarutse abona, yakize. Ni ikintu gitangaje. Mbere yaho nanjye ubuzima bwanjye bwari bwuzuye umwijima, cyo kimwe nk'uyu muntu utarabona. Kubigaragara nta kimwe cyahindutse. Ariko ubwo Yesu yazaga mu mutima wanjye, kuva nahura nawe mu mutima wanjye, byari bihebuje cyane kubona uburyo nahindutse. Nashima Imana cyane. Nabashije kubaho ubuzima bushya ntari narigeze nitega. Guhera iki gihe natangiye kujya nsoma Bibiliya. Nasomye Bibiliya cyane. Muri Bibiliya nta marangamutima agaragazwamo. Inkuru yose uramutse wongeramo amarangamutima ushobora kwitubura cyangwa se kwitubya. Ariko kugira ngo ubushake bw'Imana butangazwe uko bwakabaye, Bibiliya isobanura gusa ibyabayeho ko byakabaye, ntiyongera amarangamutima. Guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe byumvikana nk'aho bigoye. Ni koko biragoye, ariko mo aho ngaho hamwe imbere harimo Yesu. Si amarangamutima, ahubwo amahoro y'ukuri yinjiye mu mutima wanjye. Ubundi imbere yaho sinagiraga icyo gukora. Nyuma yo kurya ifunguro ry'umugoroba najyaga nsohoka hanze nkajya kuzerera n'inshuti zanjye. Hari inshuti yanjye twajya tugendana, se yaje gupfa hakiri kare. Yabanaga na nyina gusa. Uko niko twashoboraga kugendana.
babaga bafite icyumba kinini cyane mu nzu yabo, aho niho twajyaga tujya guhurira mu ijoro mu gicuku. Twajyaga tujya kwiba imbuto, tukajya gukorana amabi, kubera ko nari umunyacyaha cyane. Buri gitondo cyose najyaga njya mu rusengero, nahoraga nsenga nsaba imbabazi z'ibyaha byanjye, nkasengana Imana, umfashe uyu munsi iri joro sinze gusubirayo, umfashe sinsanga inshuti zanjye kubera ko birangira nibye, umfashe sinjyeyo kuzireba. Ariko namara kurya ifunguro ry'umugoroba nkisangana nabo nanone. Ubwo rero umunsi nakiraga imbabazi z'ibyaha mu buryo butangaje, ntahagaritse kujyayo. Nyuma yaho ubwo naje guhura n'inshuti zanjye zaje kumbaza ziti ese Oksu wari uri hehe? Nti nari ndi mu rugo nsoma Bibiliya. Narahindutse. Ari inshuti zanjye zajyaga zijya mu rusengero. Izo nshuti zanjye naje kuzibwira uburyo nakiraga agakiza, nkakira imbabazi z'ibyaha. Natangiye kuzibwira uko nakira imbabazi z'ibyaha, nuko nyuma y'ukwezi kumwe abantu bo mu itorero batangiye kujya bampeza bakanshyira ku ruhande. Bigitangira numvise ntengushywe, nkumva ndigunze, kubera ko ahantu nashoboraga kujya hari ku rusengero gusa. Iki kimwe nahuye n'umudamu umwe ku muhanda, ndamubwira nti rwose Mrs. Kim nawe ugomba kwakira imbabazi z'ibyaha. Arambwira ati rwose Mr. Park ugomba kugarukana ubwenge bwawe. Ese ubibaza kuruta pasiteri? Ati uri umunyarugomo cyane. Naratagaye cyane. Nyuma naje kumenya ko abantu bajya bamvuga mu rwongorerano. Hariho ibihuha byaje gusakara mu rusengero. Nari ngiye kwinjiramo numva ijwi ririmo kumvugaho. Bati Oxpac burya ni igicucu. Ntangazwa n'uburyo avuga ko nta cyaha agira. Birumvikana ko bamwe muri bo twe twarakoranye mabi. Uko nirebaga mu mutima wanjye nta cyaha na kimwe nibonagaho. Kubera ko Yesu ubwo yazaga muri njye yakuyeho ibyaha byanjye byose. Ukwezi kumwe nyuma yaho nagize amahirwe yo kujya mu ishuri rya misiyoneri. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba, mbere ko nakiraga agakiza nari meze nk'umuntu utabona. Nagomba gukora cyane kugira ngo mbone ifunguro 3 ku munsi. Nagerageza gushakisha umunezero ko nta munezero uri muri jye. Ariko maze guhura na Yesu, gusoma Bibiliya byabaga bishimishije. Umutima wanjye wabaga wishimye cyane imbere y'Imana. N'igihe najyaga mu ishuri rya misiyoneri byabaye icyo kimwe. Ninjye wari umunyeshuri mubi cyane mu ishuri rya misiyoneri. Ariko iyo ntekereje ku Mana mbona ko iyo Mana ari nziza cyane kuri jye. Ubuzima bwanjye nari narabayeho bwabaga bumeze nka bwa muntu utarabonaga. Ariko maze guhura na Yesu, wa muntu utarabonaga wari uyobowe n'ubushake bwa Yesu, kuba yaragiye ku kidendezi cy'Isilamu byari bimeze icyo kimwe nkanjye. Binyuze muri Yesu yagarutse abasha kubona. Bisa nkaho yahuraga na wese yamuhamirizaga ibya Yesu. Ibyo sinigeze ngerageza kubyikoresha ku bwanjye. Ubu hashize imyaka 60. Binyuze mu muntu nkanjye, abantu benshi bashoboye kwakira imbabazi z'ibyaha. Abari beza, abari abantu babi, abantu b'ibyamamare, nabonye bose bakira imbabazi z'ibyaha. Ibyo nabishima Imana. Uyu muntu utarabonaga rero uyahuraga nawe wese atangira kumubwira ibya Yesu. Abantu batangiye kujya banga uyu muntu utarabonaga, Abayuda. Ariko yumvaga ari iby'agaciro cyane kugira Yesu muri we, mu gihe bagaho ubuzima bwe. Rimwe na rimwe aribwo tubona igicu kijimye kiremereye imbere yacu. Kenshi ibyo bigiye bibaho mu buzima bwacu. Ariko iyo hanze amaso kuri Yesu, mu gihe ndi muri Yesu, ibyo ntacyo biba bivuze. Duca mu bintu bigoye n'ibyoroshye mu buzima bwacu, ariko binyuze muri Yesu tubasha kubinesha byose. Nk'uko uyu muntu utarabonaga arimo guhamya Yesu, ndashima Imana cyane ko maze imyaka 60 yanjye yose mbaho mpamya Yesu. Ubu ngubu maze gusaza. Mu gihe ndushaho gusaza sinzi imyaka nsigaranye ngo ni ngahe, ariko muri iki gihe ikigereranyo cy'ubuzima cy'imyaka yo kubaho kigenda cyiyongera. Ntekereza ko nshobora kuba igihe kirekire kurenza icyo ntekereza, ariko ngenda mbyumvamo ko ndushaho gusaza. Najyaga mvuga ko nkiri muto, ariko sinyivuga ko nkiri muto. Umusatsi wanjye wamaze kuba imvi, umubiri wanjye wamaze gusaza, ariko buri ko ntekereje kuri Yesu n'ijambo rye mbona ari ibintu bihebuje. Nasomye mu gitabo cya Yohana, muri Yohana igice cya mbere aravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nyuma yaho haravuga ngo hariho inkuru z'abantu bahuye na Yesu. Abantu bahuye na Yesu bemereje amagambo ye babaho ubuzima bushya. Hari abandi bagundira ibitekerezo byabo na nyuma yo guhura na Yesu. Abantu bagabanyijemo ibyiciro bibiri. Nanjye ubwanjye nahuye n'abantu benshi. Uruko nahuraga n'abantu benshi nababwiraga ibya Yesu. Abemeraga ibya Yesu ubuzima bwabo bwarahindukaga, bakaba ubuzima bw'umugisha binyuze muri Yesu. Ariko abataremeye ibya Yesu ubwo nabibabwiraga bakomeje kuba mu mwijima. Ibyo iyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane. Igihe kimwe nagiye Changsong mu muhango wo gufungura ku mugaragaro, kugira ngo tujyeho byango ko dufata bisi tuva Seoul.
mu gihe twajyaga muri bisi twagenda tuganira n'abanyeshuri bacu b'abamisiyoneri, tukagomba kujya Anchang umuhango wo gufungura ku mugaragaro, tukanyura Andong tugafata ifunguro ry'umugoroba, nyuma yaho tukaza gusubira Seoul ku mugoroba. Nyuma y'umuhango wo gufungura ku mugaragaro rero baduhaye za keke zikoze mu muceri, nuko turataha nyuma saa sita. Ubwo twa tugiye kwinjira muri bisi, pasiteri wa Andong aramamagara arambwira ati pasiteri, hafi y'umuhanda hari inzira yerekeza Andong, rero hafi y'uwo muhanda nyamukuru hariho mushiki wacu uhinga za pome, ese dushobora guhagarara ku murima wa pome? Ndamubwira nti nta kibazo. Rero uwo mudamu yatwaye imodoka ye ajya imbere yacu, nuko turamukurikira. Numvise ko uwo mushiki wacu yakundaga imisozi cyane, ubwo najyaga naratangaye cyane kubera ko uwo musozi wari uhanamye, bahinze rero za pome mu buryo bumeze nka esikariye. Uwo mugore yari umunyembaraga cyane, akora imirimo neza cyane, yari afite n'umugabo we, yabaga muri Andong, aza guhura n'itorero nuko yakira agakiza, ariko umugabo we yajyaga amutoteza cyane. Umunsi umwe umugabo yari arimo gutwara tingatinga irahirima akora impanuka, bitewe n'uko umusozi wari uhanamye cyane, yarakonkobotse hasi nuko arakomereka cyane, nuko yisanga mu bitaro arembye cyane adashobora kunyeganyega. Bitewe n'uko ibyo byamubayeho, yabonye ko ari ikibazo kimugoye cyane. Iki gitondo yaje kwitekerezaho ati umuhango wo gufungura ku mugaragaro muri Changsung, numvise ko Pastor Park ari buzeyo, nuko yuhagira umugabo we mu gitondo, nuko amusiga mu buriri aramubwira ati Pastor Park ari buze guca hano uyu munsi, ndamutse ngize amahirwe namwakira iwacu mu rugo, wihangane rwose kugusiga hano, ese ushobora kwemera ukantegereza? Yaje ku itorero mu gitondo cya kare abibwira pasiteri wo mu itorero rya Andong, nuko batwara imodoka yabo baza aho Changsung. Ubwo rero twari aho ngaho Changsung, uko niko pasiteri wa Andong yambwiye. Umugabo we yari yaravunaguritse adashobora kunyeganyega. Kuri uwo munsi mu buryo butangaje namubwirije ubutumwa bwiza, yari ameze nk'umuntu w'impumyi wahuye na Yesu. Ubwo Yesu yinjiraga mu mutima we yarahindutse cyane, nuko muramburaho ibiganza ndamusengera. Numvise ko yorohewe cyane, byari byiza cyane. Nyuma yaho umwaka umwe wabanje, ari umwaka ushize, ambasaderi w'igihugu cya Fiji muri Korea, urugo rwe rwari hafi n'itorero ryacu. Ambasaderi wa Fiji yarambwiye ati pasi, ndashaka gutembera mu bindi bice byo muri Korea. Natekereje ko najya gusura umurima wa pome ndi kumwe n'umuryango wa ambasaderi wa Fiji, nuko duhana umunsi turamuhamagara. Byari igihe cyo gusarura pome, ariko muri iki gihe baje kugira ikibazo ntibabasha kujyayo, ariko twari twabipanze nagiyeyo na muri bene data. Mu gihe umwe data yari arimo koroherwa, yatangiye kujya agendera ku igare ry'abamugaye, nuko akajya mu kazi, akajya ku mirimo, akajya gukora. Basaga nk'abishimye cyane, bari barateye ibiti bya pome by'ubwoko bushya, nuko dusarura na pome. Byari bishimishije cyane gusarura pome. Natekereje ko nzi kubikora neza, nuko tugirana amasengesho amwe n'umwe data, turaganira. Iki gihe umukobwa wanjye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ampamagara. Ubwo yumvaga mvugana n'umukobwa wanjye, Yesu avuga ati umuyobozi mukuru wa orchestra uzaze Andong dusure. Yakomeje kumusaba gusura Andong. Umukobwa wanjye amubwira ko batapfa gusura Andong muri icyo gihe, akamubwira ko bari bumuririmbira indirimbo. Kuri telefone baririmbye indirimbo ebyiri, umwe data bimukora ku mutima cyane. Yatangiye koroherwa. Nyuma yaho naje kongera kumusura nanone, yaje koroherwa kurushaho. Ndongera ndamusengera, nizera ko ngo yamaze gukira neza. Yari umuntu udafite ibyiringiro, udashobora no kunyeganyega bitewe n'uko yamugaye. Irameze nk'uyu muntu utarabonaga, ariko yahuraga na Yesu, yarishimye cyane. Ibyo iyo mbibonye, dushobora kubona neza ko inkuru yo muri Yohana ibice 9 atari inkuru y'undi muntu wese, ahubwo ari inkuru yacu. Kugeza n'ubu nahuye n'abantu benshi, hari abantu byangora cyane kwibagirwa mu mutima wanjye. Bamwe muri bo bamaze kwitaba Imana. Mushiki wacu Chonson ni umuntu wa mbere wakiraga agakiza ubwo namubwirizaga ubutumwa bwiza. Ubwo najyaga muri Apkokdong, nyiriyo nzu nagiyemo yari ifite habaga mukuru we wari wakiraga agakiza, ariko undi muvandimwe we yari ameze nk'umuntu watewe n'abadayimoni. Umugore w'uwo muvandimwe we bajyaga boreza abana babo kwiga ahitwa Kochang. Uwo mugore yajyaga ahinga umurima wenyine gusa. Yari inyangamugayo cyane, yari umuntu mwiza, buri uko namusaba kuganira nawe ntiyajyaga byanga. Kubera ko umugabo yari ameze nk'umuntu w'umurwayi mu mutwe, yajyaga asenya inzu yabo. Ibi byatumaga amukorera, akanakorera umuryango we.
buri uko nagiraga amahirwe najyaga mubwiriza ubutumwa bwiza. Yari umuntu mwiza cyane w'inyangamugayo, ariko ntiyigeraga yemera ijambo ry'Imana. Akibaza ati se, naribazaga nti se no kubera iki nagiye mbikora kenshi akabyumva ariko ntabyemere. Nyuma naje kubona ko ameze nk'umuntu udasanzwe. Ndibaza nti ni gute umuntu ashobora kumera atyo, se kuko ari n'umuntu. Ariko umunsi wakurikiyeho narimo gusoma Bibiliya ndi mu cyumba cyanjye. Ubwo hari mu gitondo abana bajyaga ku ishuri, umugabo akajya ku kazi. Icyo gihe umugore w'umugabo agasigara mu rugo anywa itabi. Yanywaga itabi ryinshi cyane. Ndamubaza nti se kuki unywa itabi ryinshi cyane? Ndamubwira ko kunywa itabi si byiza, kubera ko atarafite ahantu yagura itabi. Yari yarahinze ibibabi by'itabi, nuko bakabyanika hejuru y'inzu, bagafata bya bibabi bakabivungura, nuko bakabizingazingira mu bipapuro, nuko bakabinywa. Nambwira ni wa mudamu ugomba kurekera kunywa itabi. Nukomeza kunywera itabi urizingazingiye muri ibyo bipapuro, uzajya umira ubumara bw'ibyo bipapuro. Aravuga ati ndabizi sha ibyo ngibyo rwose, ariko itabi ndarikunda sinarireka. Yakundaga kunywa itabi ryinshi cyane. Igihe kimwe nasomaga Bibiliya ninjye nyine gusa, araza arambona ati ese uri hano? Numvise umuntu aza aganira nawe, numva amajwi yabo barimo kuganira hagati yabo. Yari umuntu w'umucuruzi, nuko baganira akanya gato. Baje kubona rero agasafuriya gakoze muri aluminium nakoreshaga. Nuko aramubaza ati ese kiriya cyumba cyawe hari umuntu ukirimo? Ati hari umupasiteri usigaye ugikodesha. Ngo hari umupasiteri usigaye ugikodesha. Ngo umupasiteri? Gusa ngo aturuka hehe? Ati yaje aturutse Degu. Nuko arabaza ati ese hari umuntu wizera Yesu kuko hano muri uyu mudugudu wanyu? Ati hari abana bake bajya baza. Uwo mudamu arimo kumubaza ibibazo bitandukanye binyerekeyeho. Abibaza uwo mudamu nyirinzu. Icyo gihe nayo mfite Bibiliya, nuko ndasohoka ndamusanga, ndamubaza ese uraho mudamu, ese wizera Yesu? Icyo gihe arambeshya ati reka njye ntabwo nizera Yesu. Ariko yari umuntu wizera Yesu, nari mbizi. Nyuma naje kubimenya, nza kumubaza ese kuki wambeshye kutizera Yesu? Arambwira ati rwose kubera ko ndi umukene, ati nigira ipfunwe ryo kubivuga. Uwo munsi nabwirije ubutumwa bwiza uwo mudamu. Byari ibintu bihebuje cyane. Niwe muntu wakiraga akiza mu buzima bwanjye bwose wa mbere. Uwo mudamu yarahindutse cyane. Buri uko nasengaga amasengesho yanjye 70% yabaga araye musengera. Umutima we waje guhama cyane. Ku munsi yirirwaga acuruza imboga ndetse n'ibindi bicuruzwa bye, nuko ku mugoroba akaza amateraniro. Nyuma y'amateraniro agafata inzira agataha mu rugo. Bukeye bwaho akaza ku itorero agateka umuceri, agateka ibyo kurya bitandukanye. Nuko akambwira ati ijoro ryakeye bwo natahaga naje guhura n'imbwa mu nzira, numva ngize ubwoba. Nabonye ubuzima bwe buhinduka cyane. Mbere nta byiringiro yagiraga. Yahoraga yikoreye imboga zitandukanye, agenda azigurisha urugo ku rundi. Kubera ko icyo gihe nta mafaranga bagiraga, bajyaga baguranya imboga ibindi bintu nk'umuceri cyangwa se ingano n'ibindi bitandukanye. Yataga mu rugo akajya gutashya, nuko agatekera umugabo we utarabonaga, ndetse agatekera n'abana be. Nabonye abadamu babiri, umwe yari mwishywa w'uwo nyirinzu nakodeshaga, undi yari inshuti ye. Uwo mudamu buri munsi wose yajyaga ahinduka akaba mushya. Igihe kimwe byabaye ngombwa ko njya gukora umurimo w'Imana ahitwa Kochang. Yari yagiye gucuruza ibintu bye kure cyane, nuko agaruka ku itorero nyuma akererewe. Ubwo yabonaga ko agasafuriya najyaga ntekamo katagihari, yaratangaye cyane, nuko amera nk'umuntu ushengutse umutima. Icyo gihe yaraje ansanga ku isoko. Najyaga njya aho ku isoko nk'aho arambwiririza ubutumwa bwiza. Tukaba turimo kuganira kuri Bibiliya munsi y'igiti. Abantu bose barimo kutureba. Naje kubitekerezaho, ndibaza ese ni gute azabasha kuba ubuzima bw'umwuka. Nuko mbwira umudamu nti ndakwinginze nyumva. Nibwo uyu munsi rero buri cyumweru ujye utegura icyigisho, nuko bari wigisha ijambo ry'Imana. Nuko aratangara. Ati simaze igihe kinini mvuye mu Buyapani, ubu sinzi igikorera neza. Ati sinabasha kubikora. Naje gutekereza natabwiriza ubutumwa bwiza, kwizera kwe kuzarangira. Namubwiye kujya abwiriza ubutumwa bwiza. Nyuma yaho rero twaje kujya impaka. Namubaza nti umudamu we kuki unsuzugura? Ati se pastor kuki nagusuzugura? Ntabwo ngusuzugura. Ndambwira niba umugaragu w'Imana akubwiye gukora ikintu ugomba kugikora, kuki ufite imburanya nyinshi? Nubwo mbere namubwiye ko ndi umugaragu w'Imana. Amaherezo yemera ko azabikora. Mu gihe atangizaga amasomo ya Bibiliya, abantu mu mudugudu batangiye kwakira agakiza. Byari ibintu bihebuje cyane.
abantu benshi barafashwa n'abadayimoni barakize, abantu benshi bakira agakiza. Na pastor wacu witwa Hijin Park ni umudamu witwa Sono umubwirije ubutumwa bwiza. Yaje kuba umugaragu w'Imana ukomeye. Ubwo nitegerezaga ubuzima bwe, nabonye ko ari itandukaniro rinini cyane mu muntu ufite Yesu n'umuntu udafite Yesu. Nta kintu na kimwe naguranya kubana na Yesu, nzakomeza kubana na Yesu. Kuri inshuro hari abanyamakuru 60 baje, bari abanyamakuru bazwi cyane. Mu gitarane cya mbere nababwirije ubutumwa bwiza, mu kiganiro cya mbere nababwirije ubutumwa bwiza, ariko sinashoboye gusoza. Nababwiye uburyo twaje kwakira imbabazi z'ibyaha n'uburyo twagezwe abakiranutsi. Bamwe muri bo ndetse bavuga ko bakira imbabazi z'ibyaha. Iyo tubwirije ubutumwa bwiza, si abantu bose bumva ubutumwa bwiza babasha kwakira agakiza. Abantu bavuga ko bizera, ariko nyuma twaza kugenzura tugasanga batabwakiriye. Ariko mu mutima w'umuntu Yesu atuyemo, ufite Yesu n'udafite Yesu ntabwo bagereranywa. Amakuba ndetse n'ibyago byose bacamo babasha kubirenga. Uyu muntu urumanye uruwaye imyaka 38, uyu muntu ahora agasabiriza amafaranga ku nzira. Iyo agasaba amafaranga nta kindi yavugaga, ariko ubwo ijambo ry'Imana ryazaga mu mutima we, b'Abayuda bajyaga bamurega ntabwo bashoboye gukomeza kuvugana nawe. Nyuma yaho yaje guhura na Yesu nanone. Icyo gihe yashimaga Imana cyane. Nanjye nari meze nk'umuntu utarabonaga, ariko nahuye na Yesu. Umushiki wacu witwa Son. Nyuma yaho abavandimwe be, barumuna be ndetse n'abakuru be baje kwakira agakiza. Nyuma y'amasomo Bibiliya, ubwo natahaga mu rugo, numvaga abadamu barimo gusoma Bibiliya bacanye amatara yabo. Nabonaga abadamu rimwe na rimwe bacanye umuriro barimo gusomera Bibiliya kuri urwo rumuri. Bajyaga baha ubuzima bwabo, ariko bamaze kwakira Yesu mu mitima yabo nabonye baha ubuzima buhebuje cyane. Mwe abantu mwe tubaho ubuzima imyaka 50, 60, 70, 80, mu gihe tubaho icyo gihe cyose. Muri iki gihe cyose Imana iduha amahirwe yo guhura na Yesu. Nkuko byagendekeye data, hari abantu bakira Yesu ubwo bagiye gupfa. Data iyo aza kwakira Yesu imyaka 5 yabanje mbere yaho, mukuru wanjye nawe amaze kwakira agakiza yashimiye Imana cyane, na mushiki wanjye nawe ndetse na murumuna wanjye. Ubu ngubu igihe kinini cyane kimaze gushira. Imana ndetse Yesu yayinde ubuzima bw'abantu benshi cyane babaga bari iruhande rwanjye. Uramutse ugabanyije abantu bo mu isi amatsinda abiri, bagira amafaranga menshi batayagira, babari ibyamamare baba batari byo, abantu dushaka kubacamo ibyiciro bibiri bitewe no kuba bafite Yesu mu mitima yabo. Ni gute wizeye Yesu? Yesu ntiyazanywe mu isi n'ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo yazanywe no kudukiza ibyaha byacu. Kandi kugira ngo twezeye ibyaha byacu, yamennye amaraso ku musaraba nuko arapfa. Icyatumye amena amaraso si kubw'indi mpamvu iyo ari yose. Yamennye amaraso ye kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Ku musaraba yishyuye ibihembo byacu by'ibyaha. Nk'umusaruro w'ibyo rero yadukijije ibyaha byacu byose. Ariko abantu batazi ibyo ngibyo bakomeza kubaho mu cyaha. Abantu benshi ikintu ntabwo bakizi. Ibyaha byanjye byababariwe binyuze amaraso ya Yesu. Iyo twemeye ku kuri, bigenda bita icyo gihe imitima yabo ihuzwa n'umutima wa Yesu. Uko baba bameze kose rero, babaho ubuzima bushya utagereranywa n'ubuzima bwa kera. Kuri ubu ngubu umaze gusaza. Mu gihe gito nzageza imyaka 80, kuba mbasha kuzana kuri podium ni ibintu bishimira Imana cyane. Kugeza ubu nta muntu ugeze ambuza kuzana kuri podium, niyo mpamvu mpari. Ndacyashimira Imana ko mbasha kuzana kuri podium nkabwiriza. Mu byumweru 3 bishize naragiye muri Amerika, nuko njya mu mijyi itandukanye mbwiriza ubutumwa bwiza, abantu benshi bakira agakiza. Hari abapasiteri bamwe bajya bampa igihe cyabo cyo kubwiriza, nuko nkaba ari njye wigisha. Abandi bakampa amateraniro yabo ya mu gitondo kugira ngo nyabwirizemo. Ubwo nabonaga bazunguza imitwe yabo bemera ubutumwa bwiza, byarantangaje cyane, nuko nshimira Imana. Hari abapasiteri bamwe bamenaga amarira kubwo kumva ubutumwa bwiza. N'ikiganiro n'abanyamakuru twagize uyu munsi ku gicamunsi nagishimira Imana cyane. Mu gihe nakomezaga navuga vuba cyane mu kiganiro n'abanyamakuru, icyo gihe nabwirije ubutumwa bwiza, nuko mvuga uburyo Yesu Kristo yogeje ibyaha byacu. Abantu benshi banyumvise mbwiriza. Sinzi ngo ni bangahe ku ijana bakira agakiza. Nubwo twakoraga ikiganiro n'abanyamakuru, ko twagikoresheje tubwiriza ubutumwa bwiza. Nabwirije iminota nka 35 mbumbi Bibiliya. Navuze uburyo abapasiteri muri Amerika bakira agakiza, mbabwira ku bijyanye no kubabarirwa icyaha, nuko nabo bambaza ibibazo byinshi. Mu gihe nasubizaga ibibazo byabo, nongeye nkabwiriza ubutumwa bwiza nanone. Ubutaha dukora ikiganiro n'abanyamakuru, numvise ko nzambabwira ikintu bamenyereye. Nababwiye gusa ubutumwa bwiza muri rusange, mbasaba ko nabo bakwizera Yesu. Numvise ko hari haje abagera kuri 60. Baramutse bakira agakiza bose, byo bari byiza bingana iki. Hari
ari bamwe muri bo bakira agakiza mu kiganiro n'abanyamakuru. Intego yo kubaho ubuzima bwacu twabaha imyaka 70, 80, 90. Mu gihe tugenda mu nzira duhura n'abantu benshi batandukanye. Imana yaduhaye amahirwe yo guhura na Yesu mu gihe cy'urugendo rw'ubuzima bwacu. Abahuye na Yesu mu rugendo rw'ubuzima bwabo, guhera icyo gihe kugeza ubu ngubu bahindukamo abantu bashya, bagahinduka, babasha gukunda Yesu, bagahamya iri jambo ry'Imana. Nawe wababwira kutabikora, nabonye babikora. Ibyo byaranshimishije cyane. Uyu munsi naje no kubabwira kuri Perezida Jonathan Mills nawe wakira agakiza. Nawe yari umuntu ujya mu rusengero ujya gusenga, ariko kubera ko atari yakakira imbabazi z'ibyaha, ibyo bimbwiye rwose akomeje cyane. Nuko mbwira Perezida nti, nambwiye nyakubahwa mukuru w'igihugu, ubutumwa bwiza ni ingenzi cyane. Mubwira uburyo ashobora kwakira imbabazi z'ibyaha. Yarambwiye ati, ubwo nabyukaga muri iki gitondo nibajije ntese unsigara igihe kingana iki cyo kubaho. Kiramutse kibaye igihe kinini cyaba ari iminsi 5 nsigaranye. Ariko nyamara yaje kwitaba Imana muri icyo gitondo. Ariko icyo gihe mpura nawe yari yambwiye ati, njye sindakira imbabazi z'ibyaha. Nuko ndamubaza nti, nyakubahwa mukuru w'igihugu, wabwiwe n'iki kuri umunyacyaha? Ati, nakoze ibyaha ubuzima bwanjye bwose, ubwo sindi umunyacyaha? Ndamubwira ngo mu by'ukuri ntabwo uri umunyacyaha. Nuko aratangara. Nta gihugu na kimwe umunyacyaha wicira urubanza ko ari umunyacyaha. Ese muri Ghana umunyururu niwe wicira urubanza ati, njyewe nzamara imyaka 20 muri gereza? Ni nyakubahwa mukuru w'igihugu ntabwo ugomba kwicira urubanza rw'icyaha. Ni umucamanza ugomba kuruca, kandi uwo mucamanza ni Imana. Aravuga ati, ibyo ni ukuri koko? Ese nyakubahwa mukuru w'igihugu, wowe warigeze usoma iteka umucamanza yaguciriye? Nuko aratangara ati, ese haba hariho iteka ry'urubanza rw'ibyaha byanjye? Ntiyego kuko rirahari. Ati, ese riri hehe? Ntiriri muri Bibiliya. Urashaka kuribona? Ati, yego ndashaka kuribona. Mbumbura Bibiliya mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Nuko ndahamusomera ngo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Murongo wa 24, mu murongo wa 23 nta Yesu urimo. Harimo abantu bakoze ibyaha, kandi hatarimo Yesu ntibashobora kujya mu bwami bw'ijuru. Ariko mu murongo wa 24 Yesu agaragaramo. Kristo Yesu yadukijije ibyaha byacu. Yesu uwo nguwo arimo, yapfira ibyaha byacu, nuko araducungura. Yaradukijije kandi kubw'ubuntu bwe abiduhereye ubusa, ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Nuko ndamubwira nti, nyakubahwa mukuru w'igihugu, iri niryo teka niwo mwanzuro w'urubanza rw'ibyaha byawe. Perezida Jonathan Mills yakoze ibyaha, bityo ntiyashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Yesu yaraje. Mu gihe Yesu bamugaga yikoreye ibyaha byawe, kandi rero kubw'ubuntu bwayo yahamije ko uri umukiranutsi. Uyu ni umwanzuro w'ibyaha byawe Imana yaguciriye. Umukuru w'igihugu byamukoze ku mutima cyane. Ati, koko naruhagiwe, ubu ndi umukiranutsi, ubu ndi uwera. Ntabwo yari azi uburyo ashobora kuvuga iryo shimwe. Ati, koko nuko bimeze? Aha, ibintu sinari mbizi. Ikintu gihebuje nuko abantu benshi bazi uyu munsi Abaroma ibice 3 umurongo wa 23. Igihe kimwe nagiye mu gihugu cya Ethiopia, aho ngaho hari umuyobozi umwe wa kaminuza. Yarampamagaye kuri telefone, sinzi uburyo yabonye nimero zanjye za telefone. Aravuga ati, pastor, genda umuyobozi wa kaminuza imwe n'ahangaha. Byantwara amasaha 8 kugera aho uri, ariko ndashaka kubonana nawe aho ngaho. Ese wakwemera ukabonana nanjye? Uramutse ubyemeye nahaguruka ubu nkaza tugahura. Naramubwiye nti, ntacyo ngwino. Nuko araza. Muri uwo mugoroba nari naniwe cyane, nuko mvugana nawe igihe gito. Ndamubwira nti, umuyobozi wa kaminuza wihangane, ese ushobora kuvugana na Pastor Yongju Park, araza kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri uwo mugoroba Pastor Yongju Park yamubwirije ubutumwa bwiza, nuko yakira agakiza. Mu gitondo yari yahindutse cyane, yashimaga Imana cyane. Nuko asubira yarataha. Hari ibintu byinshi cyane nibuka nk'ibi ngibi bitabarika. Uyu muntu utarabonaga ubwo yahuraga na Yesu, amaze guhura na Yesu atangiye kujya avuga ibya Yesu, umutima we wuzuye Yesu kugeza hejuru. Umugore afashwe asambana yasigaye avuga kuri nde? Ese yavugaga iby'umwami Hejong? Reka da, yavugaga iby'umwami Yesu. Nanjye ubwanjye maze guhura na Yesu nkakira imbabazi z'ibyaha. Nshimira Imana cyane kubwo kuvuga Yesu wogeje ibyaha byanjye. Ndabizi ko umunsi umwe nzamubona, ntakiri umusabirizi. Iyo mbitekerejeho, ubu ngubu yarasigaye abona noneho.
abasha kugenda, ashobora gukora amafaranga, yaje gushakana n'umugore mwiza, nuko bubaka urugo. Mu buzima bwa buri munsi, ubwo Yesu yamwigaragarizaga byabaga ari ibyo gushimira bingana iki. Hari undi mupasiteri witwa Kim Gisanga yakorewe filime yitwa Umuntu Ukomeye Cyane. Pastor Kim Gisanga yaje kuregwa ibijyanye n'ubwicanyi bwo kwica abantu, nuko bamucira urubanza. Muri gereza aho ngaho habagamo n'abandi banyururu bandi. Harimo undi mwicanyi wundi wari wishe abantu 60 akoresheje imbunda. Yamubonye afite amahoro menshi cyane muri we. Umunsi umwe mwumvise avuga ko nta cyaha afite. Iki gihe Pastor Kim Gisanga ari muri gereza, nuko aramubaza ati "Sine gute uvuga ko nta cyaha ufite?" Nuko amusobanurira agendeye kuri Bibiliya uburyo ibyaha bye byababariwe. Kora ku icyo gihe Pastor Kim Gisanga ntacyo arazi ku bijyanye n'itorero muri icyo gihe. Ntabwo arazi ibyo arimo kuvugaho. Ati "Rwose mbabarira, ushaka kongera ukansobanurira nanone?" Akongera akabimusobanurira ariko ntamenye neza icyo bishatse kuvuga. Ati "Ntabwo urimo kunyumva habe na busa." Icyo gihe yaragiye amuzanira igitabo cyitwa Ibanga ryo kubarwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri. Aramubwira ati "Iki gitabo nibyo kivugaho, numara kugisoma uzakinsubize." Aravuga ati "Ni koko nzakigusubiza." Mu gihe asomaga icyo gitabo yaje kubisobanukirwa, nuko atangira kugisoma. Yatangiye ari nyuma saa sita, aragisoma kugeza saa sita z'ijoro. Mu gihe cy'ijoro bose bari basinziriye, nuko we akomeza kugisomera ku itara ricanye hejuru ye. Hari ibice atabasha gusobanukirwa, akajya agenda agakangura wa muntu ati "Umbabarire rwose kukugangura, ushaka kunsobanurira iki kintu?" Ati "Uzambaze ejo mu gitondo." Ati "Mbabarira rwose, ihangane usobanurira akantu gusa, ese gashatse kuvuga iki?" Ati "Gasobanurira kiriya." Yashobora kumukangura inshuro ebyiri kubera ko hari ibice atasobanukirwaga. Ubwo bwendaga kwira, yaje kumenya ko ibyaha byose byejejwe nk'urubura. Pastor Kim Gisanga yaje guhinduka cyane. Maze gusoza igifungo cye yamaze imyaka 15, amezi 3 mbere yuko arekurwa, bitewe n'uko umwuka wari yaramaze kwinjira mu mutima we, yaramaze kwakira agakiza. Mu gihe amaraga imyaka 15 muri gereza aho, icyo yaje kubona nuko muri gereza habagamo abantu beza cyane. Abo bari bantu ki? Abayobozi ba Gikristo ndetse n'abayobozi b'Ababudisite n'abayobozi b'Abagatolika. Icyo gihe rero mu bagororwa bose abantu batatu babaga ari beza cyane, bameze nka Yesu. Mu gihe cy'imyaka 15 ari muri gereza, icyo yabonye nuko buri uko barekurwaga hashiraga igihe gito bakongera bagatabwa muri yombi bakagarurwa nanone. Rero Imana yaje kumuyobora, aza gutekereza ati "Nanjye mu mezi 3 ndibuze kurekurwa hano hantu. Yego hano muri gereza sinashobora kuba nakora icyaha. Muri imyaka 15 maze mfunzwe aha ngaha sinigeze mbasha gukora ibyaha." Ariko atangiye gutinya ibyaha, avuga ati "Ndamutse nsohotse nshobora kuzongera nkishora mu byaha, mu bugezi bwa nabi." Yatekereje uburyo azataha, akajya kuramutsa se, yarangiza akajya kunywa inzoga n'inshuti ze, nuko akaza kugaruka nanone aho muri gereza afunzwe. Yaje gutekereza ati "Ndamutse ngiye hanze nshobora gutabwa muri yombi nanone nkongera ngafungwa nkagarurwa hano. Ati "Ese niki nakora kugira ngo ntagaruka hano muri gereza ukundi?" Yaje gutekereza ati "Ndamutse mfite umuntu wo kunyobora, nshobora kuzagaruka hano kuri gereza, ariko ndamutse mbonye umuntu wo kunyobora sinabasha kugaruka hano muri gereza." Yatangiye gushakisha uwo muntu, ariko nta muntu yari azi umuyobozi mu by'umwuka. Rero nk'amahirwe ya nyuma, yandikiye urwandiko umwanditsi wa cya gitabo yaje gusoma, ari we njye. Arasobanura gukora ko ndahanaha, dore ibi n'ibi byabayeho mu gihe runaka. Ubu rero mfite ubwoba ko nakongera kwishora mu byaha nanone, bityo ndashaka kuza nkaba hafi yawe. Namutumyeho kuza rero icyo gihe nabaga muri Dejon. Yongeye yandikira urwandiko papa we nanone ati "Data, wihangane rwose, nzarekurwa umunsi uyu n'uyu. Nifuje kuza kukuramutsa mbere na mbere, ariko mfite ubwoba ko nakongera kwishora mu byaha. Ndashaka kujya kubanza kubona na pastor mbere na mbere." Nuko se nawe aramusubiza ati "Muhungu wanjye, ndagukumbuye cyane. Ati ariko niba uhisemo iyo nzira nziza, ntacyo uzagenda ubona na pastor nyinza ngutegereza." Mwene Takisa Kim niko yaje ku itorero ryacu ry'abaga Dejon. Hari icyumba cyari kirimo ubusa, nuko kumubwira kukibamo. Ikigera abantu benshi bari bavuye muri gereza baje kwifatanya natwe. Ubwo yazaga ku itorero ryacu avuye muri gereza arishimye cyane. Abantu nk'abo ngabo ubwo bahuraga n'ibishuko by'ibyaha ntibajyaga babyihanganira, bongeraga kubisubiramo nanone bagafatwa bagatabwa muri yombi. Abenshi muri bo barongeraga bakagarurwa. Nyuma y'ukwezi kumwe yaje kwibwira ati "Ubwo washize ukwezi kumwe nagarutse muri gereza nanone. Washize ukwezi kumwe none ubu ngubu sindasubizwa muri gereza." Yari yishimye cyane. Nuko umwaka umwe urashira, ati "N'ubu sindasubira muri gereza." Yari yishimye cyane. Nyuma y'umwaka umwe namubwiye kujya mu ishuri rya misiyoneri. Yagiye mu ishuri rya misiyoneri atangira guhabwa amahugurwa y'iby'umwuka. Nyuma yo gusoza amasomo yo mu ishuri rya misiyoneri,
yaje kuva mu bwirizabutumwa, aza kubona umukobwa mwiza aramushaka, barabana, babaho bishimye cyane. Ubu ni umugaragu w'Imana ukomeye. Kuri inshuro nzasura ibihugu byo muri Afurika, ariko ubu ngubu yamaze kujya muri Afurika kugira ngo ategure urugendo rwanjye. Buri uko umutekerejeho mbona ko ari mwene data w'igiciro cyinshi cyane. Umuntu wese uko yaba ameze kose, nanjye ubwanjye w'imburamumaro, ubwo Yesu yazaga muri jye, ubwo Yesu yanyoboraga, nahindutse umubwirizabutumwa. Umuryango wanjye na bene wacu benshi muri bo bakiraga agakiza. Mu gihe ibyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane. Igihe mbana na bene data bakiraga agakiza hafi yanjye, ubu ngubu maze gukura, maze gusaza mu myaka. Ubwo najyaga muri Amerika mu biterane, nakomeje kubaza nti Imana kuki wampisemo ngo nkoreshe iby'ubutumwa bwiza. Hari abapasiteri benshi bakiraga agakiza, hamwe na hamwe hari ubwo itorero ryose ryakiraga agakiza. Byankoze ku mutima cyane. Ubu maze gusaza, ubu sinzi imyaka nsigaranye yo kubaho, ariko kuba mbasha kuba ku butumwa bwiza ni ikintu kinejeje cyane cyo kwishimira. Uyu muntu utarabonaga yajyaga asabiriza ku muhanda, ahura na Yesu, nuko ubuzima bushya buratangira. Yaraciriye atoba kondo, nuko agasiga ku maso ye, arambwira ati ngaho jya i Silowamu wiyuhagire. Iyo nkuru rero nta muntu wigeze amubwira ibintu nk'ibyo. Yajyaga abahakurikira ibitekerezo bye, ariko amaze guhura na Yesu aramubwira ati jya ku kidendezi cy'i Silowamu nuko wiyuhagire. Mbere yaho yajyaga akurikira ibitekerezo bye, ariko yagiye ku kidendezi cy'i Silowamu yiringiye ijambo rya Yesu. Aravuga ati rwose mbabarira, njyewe hano ndi impumyi, ndi mu nzira nerekera ku kidendezi cy'i Silowamu. Ese iyi ni inzira yerekeza i Silowamu? Ese umuhanda waho ni mwiza? Ese iki kidendezi mu by'ukuri ni kirekire? Yabajije inzira yerekera kuri icyo ku kidendezi. Uyu muntu ntiyarigeze apanga kuzajya kuri icyo kidendezi. Sinari narigeze mpanga kuzamubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ubwo Yesu yinjiraga mu mutima wanjye, nk'uko uyu muntu utarabonaga yaje guhura na Yesu, nk'uko uyu muntu utarabonaga yavugaga ibya Yesu, nanjye simafite ikindi cyo kuvuga uretse Yesu. N'uyu munsi mu kiganiro n'abanyamakuru ku gicamunsi navuze ku butumwa bwiza. Sinzi uburyo babyakiriye, ariko benshi muri bo bari kumwe natwe. N'igihe bitabira igiterane cyacu ubushize, bacyanditseho inkuru nziza. Umuntu uwo ari we wese aramutse ahuye na Yesu, ntaba akiri we uri kubaho, ahubwo ni Yesu urimo kubaho muri we. Umuntu uwo ari we wese ntabwo yakomeza kubaho nk'uko yabagaho kera. Mu gihe Kristo aje akayobora ubuzima bwanjye mbere ko nizera Yesu, ubuzima nk'ubwo ngo narabwangaga cyane, ariko maze guhura na Yesu, mu gihe umutima wanjye wayoborwaga na Yesu, sinzi icyabayeho. Natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, njya mu ishuri rya misiyoneri. Nyuma yo kujya mu ishuri rya misiyoneri, abandi bose boherejwe umurimo w'Imana uretse njyewe. Sinari mfite aho kugera, nicyo cyatumye nerekera Apkogdong. Namaze amezi 9, niyumvaga ko ndi kubaho yongeye nyine hamwe na Yesu. Mu mezi 9 nahamaze, nabuze ibyo kurya, nca mu ngorane nyinshi cyane, ariko mu buryo bw'igitangaza Yesu yangaburiraga igihe byabaga ari ngombwa. Sinigeze ndamburira ukuboko kwanjye gusaba umuntu uwo ari wese. Rimwe na rimwe Yesu yajyagamo ibyo kurya. Iyo mbitekerejeho nshimira Imana cyane. Apkogdong abantu nka 20 cyangwa 30 bakira agakiza. Uwo mudamu witwaga Sonia wonje kwakira agakiza, nuko abandi benshi bakira agakiza nyuma ye. Ubwo nahamagara igice cy'umwaka, abantu 40 baje kwakira agakiza handi ndimukiye. Mbishimira Imana cyane. Ubwo cyari igihe cyo kujya ngo njye mu gisirikare, sinabishakaga ko nabonye ko Imana acinzira kugira ngo naho abantu benshi bakira agakiza. N'igihe najyaga mu itorero rya Jean Paul, hariho beneta benshi baza ku itorero badafite Bibiliya, ariko twaje kubona amafaranga atuma bagura Bibiliya mu buryo bworoshye. Muri ibyo bihe Bibiliya yabaga ihenze cyane. Mbere ko njya mu gisirikare, ko nari mfite amafaranga nayaguze Bibiliya, nuko nyohereza beneta batagiraga Bibiliya. Ubwo najyaga mu gisirikare nari mfite inoti 500, nuko ndayizinga nyishyira inyuma muri Bibiliya yanjye. Nafashemo 300 nyagura kashe y'igiti, andasigaye ndayabika. Mwene data umwe namuhaye andi 500 kugira ngo ajye kugura Bibiliya abandi bantu. Buri uko byabaga ngo ko dusinya ibintu runaka, ntabwo twari dufite uburyo bwo kubisinya. Rero naje kubwira bene data nti njyewe iwacu ntago dufite amafaranga menshi. Buri gihe cyose bagiraga akanya ko guhura bagasangira, njye icyo gihe sinajyaga kwifatanya nabo. Rero naje kubabwira nti umushahara wose nzajya mbona mujye mufata muwukoreshe. Iki gihe mu gihe cy'imyaka 3 yose namaze mu gisirikare, sinigeze nafata umushahara wanjye bwite. Ntekereza ko nigeze kwakira make ubwo nari nkiri mu kigo cy'amahugurwa, ariko mu by'ukuri ntiyari n'amafaranga menshi.
namaze amezi 28 mu kigo cya gisirikare. Buri uko nakeneraga amafaranga Imana yajyaga iyampa. Nagendanye n'Imana cyane. Ubuzima bwo kugendana na Yesu bwari ubuzima bw'umugisha cyane. Nubwo ntacyo nari umuntu uteze ibibazo gusa, ariko ubwo nahuraga na Yesu natangiye kujya mbwiriza ubutumwa bwiza hano hose mu isi. Mu bihe byashize twagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubwiriza ubutumwa bwiza mu nsengero nini cyane. Naje kwibaza ntese Mana, ndinde wankunze bigeze aha? Ninjye muntu uteye agahinda cyane kurenza abandi muri iyi si. Ninjye muntu mubi cyane wanduye kurenza abandi muri iyi si. Mu gihe ndushaho gusaza, iyo nitegereje ubuzima bwanjye bwa kera, mu gihe twatangiraga ishuri rya misiyoneri, mu gihe twatangiraga amatorero, mu gihe twatangiraga ivugabutumwa ryo mu mahanga, byose byari bihebuje. No mu gihe twatangizaga CLF, twatangiye ishuri rya teolojiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo twakoraga byose Imana yabanye natwe. Iyo ntekereje kuri ejo hazaza binkora ku mutima cyane. Umunsi nzampagaze imbere y'Uwiteka Imana, binyuze mu Mwami Yesu wera, shimira Imana ko nabahe ubuzima bwera kandi bw'umugisha. Yesu Kristo adukijije, ndabingize mujye mumushyira hejuru mumukurikire. Afite ibyishimo udashobora kubonera ahandi hose mu isi. Afite ayo mahoro. Binyuze mu kiganiro n'abanyamakuru uyu munsi, nakomeje kuvuga ku mbabazi z'icyaha. Niringiye ko abantu bose bakwakira imbabazi z'icyaha. Uyu munsi sinzi ngo n'abantu bangahe bakira agakiza, ariko mu gihe Imana irimo kumenyekanisha Yesu binyuze mu buzima bwanjye, ndabishimira cyane. No mu cyumweru gitaha tuzagira amahirwe yo guhura n'abaperezida bane b'ibihugu bya Afurika. Ubwo nzaba ngarutse mu kwezi kwa 11, dufite gahunda yo kuzajya muri Israel. Byabaye ngombwa ko tubyimurira mu kwezi kwa 11 bitewe n'icyorezo cya COVID-19. By'umwihariko abapasiteri benshi barimo kubitegura bamfasha. Ibyo byose byarapanzwe. Kuba tuzabasha kugira urugendo muri Israel, nabishima Imana cyane. Mu cyumweru gitaha tuzasura ibihugu bimwe byo muri Afurika. Nzahura n'abakuru b'ibihugu. Nzashobora no guhura na bene data, ibyo nabyo mbishimira Imana cyane. Najyaga mbaho ubuzima bwanduye kandi bw'umwijima, ariko iyo nirebye ubu ngubu nsanga narahindutse cyane. Iyo ntekereje uburyo Imana izamfasha kugeza igihe nzahura nayo, ndibaza nese niki mu by'ukuri kwakira kugira ngo ndeke Yesu. Nta kintu na kimwe nabona kugira ngo ndeke Yesu. Shimira Imana cyane. Nubwo ntacyo ndicyo, ariko Imana yaramfashije kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abantu benshi bigezaho. Ndabinginze mukunde Yesu, mwe gukurikira ibyifuzo by'iyi si. Namwe muzahinduka Yesu muri iki kiragano. Murakoze. Reka dusenge. Mana Data yera, ntabwo twashobora kwikiza umwijima ndetse n'icyaha. Ubwo Yesu yazaga mu mutima wanjye, tukimara kwemera ijambo rya Yesu mu mitima yacu, ubu ngubu atuye muri twe, aranyobora. Yemeye kumbwiriza ubutumwa bwiza, ibyo ndabigushimira cyane. Muri iki gihe ubwo ivugabutumwa ryakonje, uburyo utwikiriza isi yose ubutumwa bwiza ni ikintu gihebuje cyane. Ubuntu wangiriye ndashaka kubusangiza bene data. Turasabye kugira ngo udomererwe kubwiriza ubutumwa bwiza abantu benshi hafi yacu bakira agakiza. Nkuko wabwiye wa muntu utarabonaga ngo ujya ku kidendezi cy'Isilamu nuko wiyuhagire. Irya jambo rya Yesu ryatuye hasi mu mutima wa muntu utarabonaga, no mu mitima yacu naho wemera ijambo ryawe rituremo. Utwemerere kuba ba Yesu bato, utwemerere tumurike mu ijoro ryijimye, ushobore gukiza abantu benshi batandukanye. Binyuze mu giterane abantu benshi bashobore kwakira agakiza. Nyagasani, uko turushaho gutekereza dushimira Imana cyane. Uko turushaho gutekereza nako tugira umunezero mwinshi. Ukundira abantu be guhakana Yesu uyu, ubasukire ubuntu bwawe. Binyuze muri iki giterane abantu bose barimo kumvira ijambo, wemerere Umwuka Wera akorera mu mitima yabo, ubaha ubwenge, ubemerere kwakira ijambo. Turagushimye Nyagasani, dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.